navuga ko turakora big competence hagati ya ni forever indirimbo the bad mugisha Ben yakoreye Uwikeza Pamela. After twongere dukore competence hagati yayo na niyo ndirimbo navuga ko ni indirimbo ya Meddy ikunzwe hano mu Rwanda, ikunzwe mu Burundi, ikunzwe Tanzania, ikunzwe mu bihugu by'abaturanyi, ikunzwe East Africa, ikunzwe muri Africa ayo. So iyi ndirimbo niyo ndirimbo ya Meddy ari kumwe no bita Adrien Misigaro, ni indirimbo iri kujya hits. So twayihuza gute n'indirimbo ya Forever? Hari inkuru nyinshi navuga ko ziri kugenda zitrendinga, ziri kugenda caracara ku mbuga nkoranyambaga, ku ma social media muri usange. You have to catch ikintu cya mbere ufite kumenya. Meddy na the band ntabwo uzabasanga muri competition. Iyi competition ishaka guhuza niyo ndirimbo ya Meddy na Forever ya the band ni competition navuga ko iri gukururwa n'umufana Meddy we mwenyewe Ngabo Medaridi n'uwo bita Mugisha Ben. Ntabwo uzabasanga muri competition. We already know yuko mu misi yatambutse niho twagiye twumva amakuru avuga ngo bita Blues Melody na The Ben rwahanye inkoyo baburanye, amakuru agenda avuga ko bimeze nabi. Ben avuye Canada ari kubana na Blues Melody. So navuga ko ni inkuru nyinshi zagiye zitrending bavuga ko uwo bita Ben ameranye nabi n'uwo bita Blues Melody. So twagiye twumva amakuru y'abahanzi benshi bagenda bashwana, uwo bita Kivumbi na Papa Cyandwe. Twumva amakuru y'uwo bita abastar nyarwanda nk'uwo bita Austin ari kugenda acwana na Shadibu. Biza kugura kubona uwo bita Meddy na Ben batwanye. So hari ubuvandimwe Meddy na Ben bafitanye tuvuye mu ruganda rwa showbiz, tuvuye mu ruganda rwa entertainment. Hari ubundi buvandimwe bafitanye mu buryo buri deep, nicyo kintu utari wamenye tugiye kukugezaho nawe tayemo. Gusa inkuru iri kugenda trendinga nuko Meddy indirimbo afite niyo ndirimbo ari kumwe na Adrien Misigaro, n'indirimbo ya bita ni Forever ya Ben yaririmbiye Pamela. Abafana bari kubifata bagabishyira mu bintu biri competitive, bakazihanganisha, ariko nanone tugaruka ku ruhande rwa The Ben mwenyewe ndagira ngo tugire nawe akantu tumunengaho ibintu yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Ben uyu mugabo Mugisha Ben, yes, Griyata Gonayata, Retsaranora ita Atayimu Generator Promoter Advance Everything Teacher Legichala Wanyangizi Cesar yino baitaraga Lazia Africa. Nimba turakora subscribe zero time kwirika hano handitse subscribe ubundi tumana gatanu kuri igatanu. Yesa ndakeka hari ibintu byinshi biri kugenda bishowendinga muri isi ya showbiz, gusa more especially umuntu bita Meddy. You already know mu misi mike ya niwe mu track niyo ndirimbo ari kumwe no bita Adrien Misigaro. Umuntu bita The Ben, you already know nayo mu track ari kumwe no bita Uwikeza. Iyi track ni ya Pamela niwe yari yiririmbiye. Ntabwo many people talk that ngo iyi ndirimbo ni Forever ni ya The Ben na Uwikeza Pamela. So it may be nabyo birashoboka. Gusa indirimbo ni ya The Ben nuko yaririmbiye Uwikeza Pamela. So navuga ko hari inkuru nyinshi ziba kugera trendinga ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter uragenda ubibona, ku ma Instagram uragenda ubibona, ku ma Facebook page uragenda ubibona. Abantu bafashe Meddy na The Ben bakaba greeting bakahuza amafoto yabo bakavuga ngo ari indirimbo ni Forever.
ari indirimbo ni forever na niyo ndirimbo yo kuganza iyindi ni so urabona amatoke menshi kuri social media more especially kuri YouTube urabona mini talks, urabona abantu bari kujya bavuga ngo indirimbo ni forever, ngo yabaye yambere kurusha niyo ndirimbo, abandi bavuga ngo niyo ndirimbo ngo yayoboye ngo yaruije ni forever not aliyo traf cyangwa ukuri nyakuri niko tuzanye no kuragarazi Africa. One thing ntabwo ari inshuro imwe The Ben yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko na rimwe tuzigera tumusanga mwihangana n'uwo bita Meddy, kandi na Meddy ni kenshi yagiye yandika ku mbuga nkoranyambaga za Twitter, twagiye tubona amatweets, twagiye tubona post twamenye update kuri Instagram avuga ngo ntabwo bazigera bahangana uko ari babiri. Rino hangana navuga ko rikuruwe n'uwo bita umufana muri rusange. Bano bajama hano ntabwo uzabasanga Bruce Melody uzamwumva mwihangana kumwe n'uwo bita Ben, Bruce uzamwumva mwihangana n'abandi bahanzi, ariko Ben ntabwo uzamwumva mwihangana kumwe n'uwo bita Meddy. Bino bintu so bagiye babikomeza bano bagabo uko ari babiri muri mwaka 2018 2019. navuga ko hari ibintu by'amasasu baratwikaga uko ari babiri, ukabona The Ben ashaka kuganza angazamuke afate Meddy, abantu bagatangira kuvuga itangazamakuru rigahaguruka rigatunga mikoro. Meddy baza ngo urabyumva ute kuba Ben umwana we wizamuriye adanye gufata indinda ku kigero cyo kuba yakunyuraho. uwo bita Meddy yabwiraga itangazamakuru it's a good thing, it's a good schedule. birakwereka ko nimba Meddy yaravugaga ko ari ikintu kiza kuba The Ben ari kuzamuka ku kigero yaba yanamufata. Meddy akaravuga ngo niyo yampata kanandinga it's a good thing kubona umwana nashize nazamuye mu ruganda rwa music, ruganda rwa entertainment show busy, arimo gukora ibintu bya danje, agakundwa, agakorana n'abahumuriza na Diamond Platnumz, akavurwa muri East Africa na Africa muri rusange, akajya Canada agakora ibintu bya danje, akajya USA agakora ibintu bya danje. Meddy we avuga ko ni ikintu kiza cyane, ni isura nziza Ben yagendaga agaragaza muri mwaka. Abantu babaga bashaka kubaza uwo bita Ben ngo urabyumva ute kuba uri gukora cyane ukaba wanyura kuri Meddy, so utagiye gukundwa kurusha Meddy. Ben navuga ko ari tweet yagendaga asubiza yavugaga ko kino kintu cyo kuvuga ngo azarusha Meddy ngo ntabwo yakigera. yavugaga ko Meddy ni nka papa we, azahora amufata nka role model, niyo yamurusha kurimba cyakamusha track, ariko azahora amufata nka role model. So that's why tunyuza amaso muri suggestion cyangwa intekerezo abantu baragiye bashyiraho, ariko nanone tugakomoza ku cyo Meddy we yitangarije na The Ben yitangarije tukabihuza. That's why turi kuganga indirimbo bita niyo ndirimbo ya Meddy kumwe na Adrien Sigaruna ni forever. Audience cyangwa umufana muri rusange bageragezaga kwifata bakabihuza ubundi bakagerageza kwivugira ibyo bishakiye, ariko Meddy we yarahiye ko atazigera ajya mwihangana no bita Ben, na Ben yarahiye ko atazigera ajya mwihangana kumwe no bita Meddy. Gusa niyo updates niyo uploads navuga ko ni ibintu biri kugenda bitrendinga more especially, navuga ko ni ibintu biri kugenda bitrendinga kuba Meddy na The Ben bari bound mu bushuti cyangwa mu buvandimwe, ariko hari itubwira ko hari igitaramo Ben agiye kwitabira, kandi kino gitaramo Meddy we ubwe ntabwo azagikandagiramo. iki gitaramo
igitaramo kigiye kuba mu minsi nanone ntabwo navuga ngo ni vuba aha ariko ni Rwanda Day navuga ko ni ibintu bya danje ni hamwe abahanzi b'inkorokoro cyangwa abahanzi bakora ibintu bya danje baba bitabiriye. So ni ibintu biba birimo abayobozi batandukanye, ni ibintu biba birimo ibyamamare ku isi, ni birimo ibyamamare hano mu gihugu cya Afurika. Cyagiye cyitabirwa nari ubwo nakita igitaramo by the way nakita like so that way I'm talking ntago nakita igitaramo ubwo nakita nka like ibiganiro nyungurabitekerezo. Ibiganiro nyungurabitekerezo navuga ko ngo bita Meddy nago ari ugutungwa agadogi ko azabyinjiramo, ariko the Ben bino bitaramo agiye kubyinjiramo. Nabyo nago twabyita competitive cyangwa nago twabyita ihangana bitewe nuko the Ben impamvu ari ukwitwa mu majwi cyane yuko azitabira bino biganiro bya Rwanda Days biba bikomeye cyane, biba byitabiriwe na nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. So navuga ko impamvu nyamukuru nuko yagiye mu trake zitandukanye kandi yagiye akora ibitaramo hariya za Canada. The Ben navuga ko uyu mwaka wa 2023 mu mpera zawo mu kurangira The Ben yakoze ibintu bya danje, yakoze ubukwe cyane dore yuko inkuru zatangiye gutrendinga zivuga ko The Ben azitabira bino biganiro nyuma y'ubukwe bwe ku itariki 23 ukoze 2023 wala Kigali Convention Center. Niho uwo bita The Ben yatangiye guhabwa amahirwe 100% yuko azitabira bino biganiro kandi ari kumwe no bita Wikeza Amera. Gusa nago twata dushyiraho akadomo kuko nago abahanzi bazabyitabira nago bajya ahagaragara kuko biravurwa ko no bita Bruce Melody nawe azabyitabira bitewe n'ibintu yakoranye na Shaggy hariya USA n'abandi bahanzi nka Baruti Joel ba Israel Mbonye, bitewe n'ibintu Israel Mbonye yakoreye Big Arena, yongeye kuza Big Arena ku nshuro iri mu buzima bwe. So navuga ko abahanzi benshi bari kugenda bavurwa ko bazitabira bino bitaramo bitewe n'ibikorwa bakoze mu mwaka wa 2023. So time gonna catching boy, let's anora ita time giri yatagona yata. Ciao.